Yesu ashimwe cyane bene data, ikaze kuri iki gice cya gatatu cy'ubuhamya bwanjye. Mu gice cya kabiri nashoje mbabwira uburyo umutuzo wagarutse mu nzu, tugatangira gusinzira neza, ibyakubitaga inzugi n'amadirishya n'amabati n'imyuka mibi yose yari iri aho ngaho imaze kurangira. Nari maze igihe kitari kinini cyane ndyama nkasinzira, nibwo hatangiye inzozi zose zanyoboraga ko Imana ikeneye ko mpindura ahantu nasengeraga nkajya ahandi. Ikintu kimwe nabonye kandi nize, Imana iyo ishaka kugukura ahantu si ukuvuga ngo aho wari uri ni habi, ahubwo Imana hari ibintu ikora kubw'impamvu zayo utamenya. Ifite inzira nyinshi icishamo, ntabwo ari ukuvuga ko aho igukuye ari habi, aho ugiye ariho heza. Iyo ikora nk'Imana. Ibyo byose rero byari ibibazo nanjye nari mfite, ibintu nibazaga muri jyewe, maze gutunganirwa, abana bamaze gukira, maze gutangira gusinzira. Imana kubera iki mbwira ngo mpindure urusengero? Nagiye mbona icyo gihe zari inzozi, ntabwo nari ndi familiya wo kumva ijwi ry'Imana rituruka hanze. Naryumvise kabiri gusa kuko navuye mu gice cya kabiri, ariko nararotaga inzozi, nari mfite agenda ku buryo buri gitondo byari nk'itegeko, buri joro nararotaga ibintu nka bitatu bitandukanye cyangwa bine, nabyukaga nandika noneho, cyangwa se nkabyuka nkandika nkimara kuzirota. Imana yanyeretse ibintu byinshi cyane, ubuzima bwanjye, ubw'abandi, ubw'imiryango, ubw'urusengero. Ntangira kubona inzozi, nkajya mbona inzozi ndi kumwe nkorana n'umupasiteri w'urundi rusengero nari nsanzwe muzi, ariko nkibaza kubera iki ntarota ndi kumwe na pasiteri wanjye nzi, nkabona ndimo gukora umurimo w'Imana n'umupasiteri w'urundi rusengero. Igihe kiragenda, mbigira iby'inzozi nyine mbyitaho, hanyuma inzozi zikomeza kuba nyinshi cyane, noneho biza kugeraho numva nshatse kubyitaho, ndavuga kubera iki? Ntangiye kubyitaho rero nibwo Imana yatangiye kunyereka neza, inzozi ziragwira. Mu by'ukuri ntabwo byari binyoroheye nanjye kubyakira, noneho ntangira gusobanuza inzozi zawe zirasobanutse, ikintu usobanuza ni iki? Imana iragushaka hariya. Kugeza igihe cyanteye ubwoba cyane, naho nabonye inzozi abantu batatu bampagaze imbere bangose, buri muntu afite Bibiliya. Uko bose bari bafite Bibiliya, buri muntu akajya antunga Bibiliya gutya akavuga ngo ndavuze, ngo bari basaga nk'abarakaye ubona batishimye, ariko baziye mu ishusho y'abantu nari nzi b'abaririmbyi. Umwe akagira gutya akantunga Bibiliya akavuga ngo ndavuze ngo va aha ujya aha ngaha. N'undi akambwira, yarangiza undi akambwira ngo ndavuze ngo va aha ujya aha. N'undi nawe ambwira uko ngo ndavuze ngo va aha ujya aha. Izo nzozi numva ntabwo zisanzwe, ndavuga se njya kuzisobanuza. Nanone barambwira bati va, urimo uranga kumvira, ushobora kugera mu gihe cyo Imana ikurakarira ukagenda nabi, kuko iyo utinze kumvira burya ntabwo uba urimo kumvira. Inshuti z'umusaraba, niba hari umuntu watinze mu rugendo rwo kumvira, ni jyewe. Aho navaga naho najyaga ntabwo hari kure, ariko nari mfite ibibazo byinshi cyane, mvuga se ni kubera iki Imana yampindurira? Ese biteye bite? Ko ntabwo nari nzi impamvu zayo, ariko yo kabyara ndayishima. Impamvu zayo izo zari zo zose, uyu munsi ndanezerewe kuko icyo yashakaga ko mba cyo narakibaye muri icyo gihe. Biramvuna rero, birangora, ndavuga se nzajya gusezera, ese bizagenda bite? Urusengero nari mbayemo, sinaririmbaga muri korari, ndajya ahantu hashyashya, nanga kubyumva, umutima wanjye nanga kubyumva, kugeza aho nagejeje igihe cyo ntinya kuryama ngo ntasinzira nkarota. Ibi ndabivuga kugira ngo uwaba ari muri situwasiyo nk'iyo cyangwa yarayibayemo, cyangwa uzi umuntu uyirimo, umubwire ngo kumvira biruta ibitambo. Natinze mu nzira, ariko nanone nashoje ngiye aho Imana yanshakaga, kuko nabonye nashoboraga no gupfa nkicwa n'umutima nanze kumvira. Narasinziraga gusa,
hakaza inzozi nanone zinyemeza, haje inzozi nyinshi cyane, amayerekwa menshi cyane ntashobora kuvuga ngo ndondore. Hari n'igihe marayika yandebye kumara nk'isaha yose andebera mu ishusho y'umupasiteri. Yari iyerekwa riteye ubwoba cyane, nabyutse ntitira nananiwe kuvuga, mara amasaha nkangahe ntavuga, ndavuga nti ngiye gupfa, nabonye mu maso y'Imana. Ariko byose ntabwo nagiye, ngira ubwoba biranyobera, nasobanuza inzozi ngasanga zose ziteye ubwoba, mbese ngera ahantu ho ntinya gusinzira ngo ntarota. Nakangukaga mu nzozi nka 9:00 nkafata ya misego nkongera nkegama nkavuga ntabwo ndi gusinzire, kuko nongera guhumiriza amaso haraza izindi nzozi. Umunsi umwe rero ndibuka njya gufata umwanzuro ngo njye kubibwira umubyeyi wanjye mu mwuka. Icyo gihe ngiye kumubwira ubuzima mbayemo n'ukuntu bimeze, nari maze kunanirwa gukora akazi kuko nakoreraga mu rugo, ariko najyaga kwandika ku mashini intoki zigatitira nkumva zibaye amazi, ubukonje bugahera mu ntoki bukazamuka mu maboko nkiyorosa. Ntangira kunanirwa kurya. Abantu twabanaga n'abakozi n'abana ntago babimenyaga, ibyo ni ibintu nkaba mu cyumba kuko baba bazi ko nkorera mu cyumba, nkaryama nkasinzira, nkaza kubyuka, mbese akazi gatangira kunanira, ntangira kugira intege nke, ntangira gusinzira gakeya, nakanguka sinsinzire kugira ngo ntarota, ariko byose byari ukwanga kumvira ijwi ry'Imana. Inshuti wowe ukurikirana ubu buhamya, nakubwira ko Imana nikubwira gukora ikintu ujye ugenda, nicyo kizima, kuko iyo utinze kugenda hari byinshi ukumira ku buzima bwawe. Wenda wamenya iyo mpita numvira nkagenda, yenda hari ikintu nari kubona ntabonye kubera ko natinze mu nzira. Ubwoba buranyica, nkibaze se nzajya kubivuga gute? Ndavuga ntabwo nzajya kubibwira umubyeyi wanjye ibi bintu kuko ni inzozi. Hari ibintu n'ubundi bidafatika buriya utagenda ngo uhamirize umuntu, nkuko kimwe n'umuntu uri ubona ubu buhamya yavuga ati ntabwo ari byo, ni ibinyoma, uyu muntu arimo kugira gute, arimo kubeshya. Nanze kujyayo, umutima urandya, nanirwa gusinzira, ngeraho ibitotsi bibura. Ubundi nangaga gusinzira ngo ntarota, ngeraho bibura, umutima ukankubita nkumva ugiye gusohoka mu gatuza, nanirwa kurya. Najya kwandika ku mashini, nakoreshaga akazi kanjye nagakoreraga ku mashini, intoki zigatitira, imbeho ikanyica, nkasinzira, nkananirwa nkiyorosa, nkananirwa gusinzira. Ngeraho nanirwa gusoma Bibiliya. Ndibuka hari icyumweru kimwe nafashe Bibiliya nyishyira gutya mu gatuza, ndavuga Mana ndapfuye, wambabariye ukampa gutuza, nkabanza nkumva neza muri jyewe, nkabyumva neza, nkamenya icyo gukora. Umutima numva ugiye gusohokamo, mfata telefone ngura amayinite, ndavuga ngo reka mpamagara abantu tuvugane, tuganire byinshi, yenda bigire bite. Uwo mpamagaye wese akankupa, uwo mpamagaye akambwira ati ndi bize, buretse ndaza kuguhamagara. Abandi nkasanga zitariho, nta n'umuntu n'umwe nigeze mfatisha. Ndibuka umuntu mukuru nabwiye, umukozi w'Imana, ndamubwira ntumva ndapfuye. Arambwira ati iyo ni spiritual torture, mbere yuko wemera gukora icyo Imana ishaka ntabwo uzigera ugira amahoro. Umutima numva ugiye kumvamo, ndavuga nzajya kubivuga gute? Ndava ahangaha nivuga ngo natangiye kubona inzozi, ibintu numva ari ibintu bitumvikana. Igihe kiragera rero, uwo munsi ndavuga nti noneho ndagenda mbibabwire. Ndangije ndavuga oya mbivamo. Umugoroba warageze, umutima wari ugiye kumvamo, namusabye randevu. Ndibuka ko namubonye 2:00 z'ijoro, kandi dufite amateraniro yo ku mugoroba, ngira ku wa kabiri. Ndamubwira nshobora kukubona iminota mike nyuma y'amateraniro. Numvaga ngiye gupfa, navuye mu rugo nurira moto numva ameze nk'umusazi, ngiye gusandara umutima kubera ikintu kimwe gusa. Imana yashakaga kumva aho ngaho nkajya ahandi, ariko ninangiye. Iyo utinze kugenda uravunika. Hari uwambwiye ati hari igihe abantu bamwe bumvira uko bavunitse akaboko cyangwa bavunitse akaguru. Ndavuga rero ntabwo ngiye gutegereza ngo mvunika akaboko cyangwa mvunika akaguru cyangwa Imana inshyire yindi nkovu yo kutumvira. Reka nkore icyo Imana ishaka. Ndagenda mpura nawe ndabimubwira, ariko nyine turasenga, turatandukana. Arambaza se urashaka ngo dusenge gute? Ndavuga nti noneho nsengera uko nguko. Niba zino nzozi ari iz'Imana, ziva ku Mana kuko ishaka ngo ngende, nibinsobanurira ibisohoze bibe vuba ngende, kuko merewe nabi ngiye gupfa. Kandi niba bitava ku Mana ari Satani ushaka kumvangira,
izo nzozi zihagarare zirekera aho ngaho, suhuza abantu ugende ukigo. Noneho rero aransengera ndataha uwo munsi ndaryama. Numvise nk'uko umuntu yaza akagukomanga gutya ku rutugu ati byuka, ndabyuka, fata Bibiliya ndayifata, ndambura muri Daniyeli ibice 4 ngira ngo no ku murongo wa 30 na kangahe sinibuka neza, havuga ngo ntawubaza Imana ngo ibyo ikora ni ibiki. Ngaho genda, ntawurogoye imigambi y'Imana. Icyo cyanditswe cyarankubise cyane, ndatitira, ndicara nanirwa, ndavuga ntabwo ndi bwongere gusinzira, kuko ninsinzira ndabona ikirushijeho. Ndicara ndegama, ndicara mpaka buracya. Ariko nahereye aho ngaho mfata umwanzuro, ndavuga uko biteye nuko nguko, ntabwo ntegereje kuzasezera neza, reka ngende nkora icyo Imana ishaka, kubera yuko ngiye gupfa neza, umutima ugiye kumvamo, naniwe kurya, naniwe gusinzira, akazi karananiye, nta mahoro mfite. Ikindi nari nsigaranye cyari iki, ndemera ndafata njya mu rusengero Imana yanshakagamo. Muri izo nzozi zose, muri ayo mayerekwa yose, yari yaranyeretse akazi nzakoramo, yari yaranyeretse inshingano zose yanyerekaga muri izo nzozi. Mu by'ukuri nagezeyo ndazisanga kandi ndazikora. Urwo rusengero narubayemo kugeza n'uyu munsi, nirwo rusengero rwanjye, nubwo nagiye kure, nirwo rusengero rwanjye. Ruri ahantu mu Bibare, barwita Kanani Revival Temple. Inshingano nakoraga Imana yari yarazinyeretse, nagezeyo nsanga izo position nta muntu uzirimo, kandi kuko niko kazi nakoze kugeza mvuyeyo nkajya muri Amerika. Imana yo mu ijuru rero ihabwa icyubahiro. Umuntu ukurikira ubu buhamya cyangwa iki gice cy'ubuhamya cya 3, ndakubwira ngo kumvira biruta ibitambo. Iyo utagiye vuba uravunika, kandi n'Imana ntinezerwa. Imana nikubwira gukora ikintu ujye ugikora vuba, ugende. Niba ari ukugenda genda, niba ari ukureka iki kireke, kuko iyo utinze mu nzira burya hari imigisha yawe uba urimo guhambira, hari imigisha yawe uba urimo gukumira, ntikugereho kubera yuko wanze kugenda. Naravunitse jewe, narabibonye, ariko ubu ngubu raravuze ninongera kumva ijwi ry'Imana, Imana nimbwira ngo reka iki ngiki, nimbwira ngo reka iki, nkamenya ko ari ikimbwiye, nzajya nkireka vuba, kuko nabonye ingaruka zabyo. Naragiye rero ngerayo, urugendo rwari rwiza cyane, njya mu nshingano. Iryo ryabaye nk'itangiriro ry'Imana kwinjira mu buzima bwanjye. Ibintu birahinduka, Imana impindurira ibintu, ihindura amateka, ihindura ibintu byinshi cyane mu buzima bwanjye. Mu mwaka wakurikiyeho, ubwo byabaye muri uwo mwaka wa 2015 mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8, ngira ngo nko ku itariki 19 ndumva aribwo nagiye muri urwo rusengero. Hanyuma umwaka wakurikiyeho mu kwezi kwa 4 nibwo Imana yatangiye kugenda imubura igira ibyinyigisha. Nibwo Imana yampinduriye imyambarire, impindurira ngira ngo imigendere. Nibwo natangiye kwambara ibitambaro mu mutwe. Hari abantu benshi cyane batazi aho byavuye, ariko nabyo bifite amateka. Ariko uko biteye kose ndashima Imana. Uyu munsi ndishimye, ni ukuri nta kintu Imana yankuyeho cyari kimfitiye umumaro, ahubwo yanyigishije byari bifite umumaro, iranyegera nanjye ndayibona. Uko ibice bizagenda bikurikiraho, nzababwira uburyo twasabanye tukabana, Imana ikambera umugabo, igatangira kumvugisha, tukavugana ikiganiro hagati yanjye nayo, ikambwira itanyuze mu muhanuzi, itanyuze mu wundi muntu wese, tukabana, igatura mu nzu yanjye ku buryo bugaragarira n'abandi. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha.